Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Mugisha TV. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwemeje ko buri korana n'inzego z'ubutabera za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukurikirana Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid uherutse gufatirwa muri iki gihugu nyuma yo guhungira hanze y'u Rwanda akimara guhamya ibyaha n'inkiko. Amakuru yatangajwe n'umushinjacyaha mukuru Habyarimana Angelique agaragaza ko u Rwanda rwahise rutegura impapuro zo guta muri yombi Prince Kid nyuma yo kumenya aho aherereye, hagatangira imikoranire n'igihugu cya Amerika kugira ngo azashyikirizwe ubutabera. Prince Kid wamenyekanye cyane nk'uwateguraga irushanwa rya Miss Rwanda yahamijwe n'inkiko ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina byakorewe abakobwa bitabiraga iri rushanwa. Muri ibyo harimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina akoresheje umwanya yari afite mu kazi yakoraga. Mu Ukwakira 2026 urukiko rukuru rwamukatiye igifungo cy'imyaka 5. Icyakora ubwo icyo cyemezo cy'urukiko cyasomerwaga mu ruhame, Prince Kid ntiyagaragaye mu rukiko ndetse n'abamwunganiraga mu mategeko ntibitabira iburanisha. Ibi bintu byaje gutuma hamenyekana ko yari yahunze ubutabera. Tariki 3 Werurwe 2025 inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe abinjira n'abasohoka n'imipaka ICE zatangaje ko zamufatiye mu mujyi wa Fort Worth muri leta ya Texas. Izi nzego zasobanuye ko yari atuye muri uwo mujyi mu buryo bunyuranyije n'amategeko nubwo yinjiriye muri Amerika mu buryo bwemewe. Kuri ubu Prince Kid akurikiranwe n'ubutabera bwa Amerika ku byaha bifitanye isano n'imibereho ye muri icyo gihugu, mu gihe u Rwanda rwamaze gutanga ibisabwa byose kugira ngo azasubizwe mu gihugu aryozwe ibyaha yahamijwe. Mu kiganiro umushinjacyaha mukuru Habyarimana Angelique yatanze kuri uyu wa mbere tariki 9 Gashyantare 2026 ubwo hatangizwaga icyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko, yavuze ko dosiye ya Prince Kid ikomeje gukurikiranwa ku bufatanye n'inzego za Amerika. Yasobanuye ko kuba yarahamijwe icyaha cyo ku rwego rwa nyuma bivuze ko adafite amahirwe y'ubujurire, bityo ko igisigaye ari ugushyira mu bikorwa igihano yakatiwe igihe azaba amaze kubazwa ibyo akurikiranyweho muri Amerika. Ati Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yahamijwe icyaha ku buryo budasubirwaho, bivuze ko nta bundi bujurire buhari. Ubu tumaze kumenya aho aherereye, twakoze ibisabwa byose, dutegura impapuro zo kumuta muri yombi, dutangira imikoranire n'igihugu aherereyemo, kandi ayo makuru turayakurikirana nk'uko amategeko abiteganya. Yakomeje ati twabamenyesheje urubanza rumukatira, tubaha ibisobanuro by'ibyaha akurikiranyweho, dutanga n'umwirondoro we wuzuye, ndetse tunasaba ko yoherezwa mu Rwanda. Ariko iyo umuntu afite ibindi byaha akurikiranyweho aho aherereye, hari igihe bisaba ko abanza kubibazwa, hanyuma igihe cyagera natwe tukamuhabwa nk'uko twabisabye. Izo nyandiko twazohereje mu Ukwakira 2024. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwemeje ko inyandiko zisaba ko Prince Kid yoherezwa mu Rwanda zoherejwe mu Ukwakira 2024, ariko ko bishobora gufata igihe bitewe n'ibindi byaha abanza kubazwa aho afungiye. Ibyaha yahamijwe bifitanye isano n'ibikorwa by'ihohotera bivuga ko byabereye mu mikorere y'irushanwa rya Miss Rwanda yateguraga binyuze mu kigo cyitwaga Rwanda Inspiration Background, cyari kimaze igihe kirekire gitegurira irushanwa. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika haracyategerejwe icyemezo cy'ubutabera kizagena icyerekezo cy'uyu mugabo, harimo niba azabanza kuburanishwa burundu muri icyo gihugu mbere yo koherezwa mu Rwanda. Mushimire gukurikirana iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.